ibyo hanze ibyo mwiriwemo amagambo mwavuganye uburyo mwabanye nicyo kiza gutumana ya mibanire yindi mera neza. Niba wamusuzugura icyo ukamutesha agaciro urenda kumbwa n'uwayize ukajya kwimakiya ukamwinezeza imbere ukamwigira utya ntacyo ari bubone, ari bubone nkaho umutera umujinya umutera iseseme gusa. Kiretse niba uvuye hanze aho wamurakaje utyo ukaza ukaba umugore mwiza ukamupfukama imbere cyangwa ukamwegera ukamureba mu maso ukambwira uti mukunzi mwiza nahemutse, I am sorry, ukabanza musaba imbabazi. Kandi nazo ntuzisabe, hari abazisaba za nyirarureshwa akambwira ngo ariko se ngo ntacyo noneho rero ubwo mbabarira. Ngo mbabarira nyine? Ubwo mbabarira nyine. Nubwo niyo byagenze bityo nyine mbabarira. Ntabwo usabye imbabazi. Tubasuhuze mwese abadukurikiye muri uyu mwanya. Meze neza, nange mumeze neza. Turi kumwe n'umubyeyi tujya dukunda kuganira, ariko none aha twicaye kuri Team TV. Turasuhuza abakunzi bose ba Team TV, Imana ibahe umugisha, mwarakoze cyane. Mwe mwakoze subscribe, Imana ibahe umugisha, nange mutarayikora muyikore kugira ngo tujye dusangira ibiganiro by'umumaro. Dushimye Imana rero kuko ari umutunzi w'imbabazi, yatwemerera umwanya w'icyubahiro kugira ngo tuganiremo, kandi n'iby'igiciro gikomeye. Ndanezerewe rero, njye nitwa Ikuzo Emmy, nagira umugisha wo kongera kwakira Mama Ganza. Imana iguhe umugisha Mama Ganza. Amen. Wasubira abadukurikiye muri uyu mwanya. Ndabasuhuza mwese abadukurikiye. Yesu ashimwe, Kristo Yesu akuzwe. Nejejwe no kongera kubana namwe munsi. Ni ubuntu bugeretse ku bundi, buri gihe njya mbivuga ko nta na rimwe njya mbifata gutyo ko ari ibintu bisanzwe ko byagomba kubaho, ahubwo numva ko ari ubuntu bw'Imana bugeretseho ubundi. Rero nejejwe no kongera kubana namwe ho muri hose hirya no hino ku isi. Muri inshuti nziza murambibabwira, murabo umumaro, muri imbaraga zacu. Ni ukuri Imana ijye baduhera umugisha, ikomeze kubaturindira, ikomeze kubaduhera umwanya kugira ngo tubane muri Biganiro. Ahari umwe muri mwe ashaka kuba ikiraro cyo kugira ngo uw'Imana yagiteganyije kimugereho, cyangwa namwe niba ari mwe mwagiteganirijwe kibagereho kandi kibagirire umumaro. Imana iduhane umugisha. Reka tumushimira abayakoze akazi katoroshye uriya, kuko namwe turabashimira ko mureba izi video. Imana ibahe umugisha, ariko nabo baba yateguye, birumvikana abayakoze akazi katoroshye. Rero mu rwego rwo kumushigikira ujye ukora like, hanyuma kandi ukore share kugira ngo hagire abantu benshi bakurikira iki kiganiro kibe cyabagirira umumaro. Twabonye ama like mwakoze, mwarakoze cyane. Twabonye share mwakoze, Imana ibahe umugisha. Hanyuma munyemerero n'iki kiganiro nacyo kize kubabera umugisha nkuko natwe mutubera umugisha. Hanyuma rero kandi nawe tumushigikire dukora iyo share. Iyo turi kuri Team TV rero intego yacu ni imwe, no gushyira ukuri hanze gukwiriye kujyaho. Hari gusanga abantu bagenda baca ibintu hejuru. Uyu munsi nago ari buze kwiharira ijambo gusa, turi buze kuganira kugira ngo tugire byinshi tuza kugarukaho, cyane tugenda tunibanda mu bibazo benshi bagiye babaza muri cyagiye. Hari message imaze iminsi itambuka yagize igice cya mbere n'igice cya kabiri, reka duse n'abayisoza uyu munsi. Cyane twibanda kuri babagore, AbaMama, bababyeyi, amazina yose biri iravuga. Nereka ko nta dutera ibuye cyane, kubera ko ni wa mukobwa wakuze amaze gukura, bamutegura nk'umumama, abaye umumama, ageze mu rugo, amaze kugera mu rugo ahasanze ibyo atari afite, cyangwa nawe hari ibyo azanye, birumvikana yashatse ajya gushaka nawe hari ibyo azanye kugira ngo ajye kubaka umuryango, ajye kubaka urugo rwe. Baramupfunyikiye, yani biti ibitwikururwa, ibishyingizwa, n'ibishingizwa kurusha Ikinyarwanda, ibishyingizwa, ibirongorana. Okay. byose kumutwikurura se ntabyo bamuhaye. Ibyo bishyingizwa nibyo bigaragazwa igihe cyo gutwikurura. Okay, mu bibazo nari mfite hari umuntu wabajije ariko mbona ko ari mu mujyi wa Kigali, aravuga ati rimwe na rimwe hari umukobwa yifuza ibintu ku rwego ruhambaye,
cyangwa se agasanga n'umusore rimwe na rimwe yarabiguze atari ku kibazo kibamo kandi gikomeye nuko usanga nk'ubu wenda dufite televiziyo y'ikirahure ko urabona izi televiziyo z'amasimati zigezweho muri mu nzu mukodesha mugiye kujya mu nzu y'icyumba na salo cyangwa ibyumba bibiri ariko mbere yuko mujya muri iyo nzu mujya gukora ubukwe mwagiye mu nzu nini hanyuma muguze ameza y'ikirahure muguze ibitebe bingana na salo yo kwamamaganza muguze ibitanda bya metero 2 bingana n'ibyo byumba byo kwamamaganza hanyuma ejo sasa murahura n'ikibazo bibaye kwimuka mugiye mu nzu ntoya ingana n'ubushobozi noneho mugize mufite mbere yuko tuza gukomeza message yacu nagira ngo uze gutanga inama hano wa mukobwa ukunze bya bintu cyangwa se nawe musore arabikunze actually birengagije ko mu minsi zaza bazava muri ya nzu nini bakajya mu nzu ntoya aho ya meza ashobora kumeneka ya televiziyo ashobora kumeneka bya bintu gora twimuka cyangwa bitabona aho bikwirwa urakoze cyane karibu mbere yuko tujya mu kiganiro nyirizina ubanze ugira icyo usobanura kuri message wenda n'abadukurikiye bashobora gusobanukirwa byabagirira umumaro urakoze cyane eme Imana igiguha umugisha n'andi bose bo dufatanya muri uyu murimo uyu ni umurimo utoroshye abenshi baba bazi yuko ari umurimo yenda duharanira kuramo amafaranga ariko ni umurimo ahubwo dushyiramo amafaranga menshi dushyiramo imbaraga nyinshi dushyiramo umwanya mwinshi uje ukareba ugashaka inyungu noneho ntabwo mu by'ukuri wavuga ngo urayifite ariko inyungu ikomeye dufite niyo kumva ko icyo twahavugiye hari uwo cyagezeho kandi kikamugira umumaro icyo tuba tubasaba inkunga ikomeye uretse za like na comment n'ibiki tuba tuvuga inyungu ikomeye tubakeneyeho ni ukudutega amatwi ugafata umwanya ukumva icyo kiganiro ukagisoza ahari hari ijambo wakuramo ryakugirira umumaro ahari hari iryo wakuramo wafashisha mugenzi wawe bikamugirira umumaro mu mwanya barimo akeneye iryo jambo rero nk'uko Emi yabisobanuye abakobwa n'abasore iyo bajya kuva muri ibyo bihe by'ubusore n'ubukumi bajya kubana tubona ko habaho shopping habaho gushaka ibintu bizabafasha mu rugo ari izo ntebe ari ibitanda ari za televiziyo n'ibindi byose bigaragaza ko umuntu yiyubatse rero nk'uko bivuze hari ubwo tugendera amarangamutima yacu ugashaka ibintu bihambaye kandi ejo bikaba ikibazo hari icyo kibazo kijya kiba ku bantu benshi icyambere cyatanavuze aho gihera ni ubukwe ugategura ubukwe bunini cyane yego corona yaraje ngira ngo irabigabanya ariko ugategura ubukwe bwa miliyoni 20 urugero kandi mu by'ukuri nta na miliyoni wowe ufite kuri konti ikiri buvemo nuko uri bwizera abantu ko bari bugufashe za miliyoni 10 20 kaza gusoza utazibonye muri ba bantu ukaba bakuramo yenda nyinshi miliyoni 2 hanyuma rero wamaze kwishyira mu mutwe ko ukeneye ubukwe bwa miliyoni 20 kugira ngo wemeze utwike niko babivuga hashyi noneho rero ikigiye gukurikiraho nuko bitari bushoboke ko uri buyabone amafaranga ikiri buvemo cyambere Emi wagutwerereye ibihumbi 10 uri bumurebe nabi yego nari nzi ko Emi yantwerera ibihumbi 50 Emi nta mafaranga agira n'ibyubahiro bye hagatinyuka akantwerera ibihumbi 10 bya bihumbi 10 ntabwo uzi sacrifice yakoze ntuzi ubwitange yakoze bya bihumbi 10 yakabikoresha ikindi kintu kimufitiye umumaro ariko yitanze yavuga ati George ni mushiti wanjye none agiye gushyingira reka mutware nibyo afite suko ariyo mafaranga yonyine afite mu mufuka ariko afite izindi afite budget ye nagenderaho afite izindi nshingano y'iryo afite abandi atwerera nkawe icyo kintu tukivugeho mu cyumve kuko habaho kwifuza kwanyu mu kumva ko kwahazwa n'imbaraga z'abandi cyangwa n'imifuka y'abandi cyangwa nyuma utabibona muri ba bantu kumva ubaye disappointed by urabarakariye baguhaye ibyo utumvaga ko bakwiye kuguha naka w'umukire bingana kuri rererere my dear ubukwe ni ikintu cy'ukwiye kugendera mu bushobozi bwawe wagira amahirwe ukabona ibirenze ibyo wexpectaga cyangwa ibyo wumvaga wari witeguye wabibona ntabwo bikwiye nanone byo gusesa kugira ngo utwike kugira ngo wemeze ejo hayo hazaza haragutegereje my dear haragutegereje nta kuntu wahakwepa
urumva ko bibaye ngombwa nko yabivugaga mugiye gukodesha inzu nini kugira ngo Emi naza akubone runaka naza avuga bati yatwitse ibyo bintu. Yes, genda baha urugero nje ibyo bintu ntabwo nabikoze. Ngibyo sinabigendeho by'abandi bakobwa. Wowe ntabwo wumva gushaka ibintu byinshi? Nje hari ukuntu ngiye kubabwira uko natekerezaga. Nje kuva maze kubura ababyeyi bombi nabaye nkuba numva nta bukwe ngishaka. Ariko kuko Imana ariko yangeneye ubukwe buza ndetse muri icyo gihe cyo ntakibirimo. Uko ndibuka naye maze kuvuga ngo Imana imbabarire, pastor wanjye mbabarire, ngiye gushaka umuhungu. Hari umuhungu umwarabu nkundaga cyane. Abangiye kumushaka mupimishe ne atarwaye sida. Ambyare umwana, yego, mubwiye tujye kwipimisha. Ambyarira umwana ngende murerane na barumuna banje kuko je numva bafite inshingano ariko uzamubwire se umwana. Yego cyane. Wafashe iyo myanzuro? Nari nafashe uwo mwanzuro. Kandi mu muhamya gahenzi ko ari umurokore w'umukobwa wigize nabi. Nari mfashe uwo mwanzuro 2004 mama maze kwitaba Imana. Icyabunteye ni iki rero? Navuga ngo njye numva ukuntu abantu bashaka bagashaka abagabo babi bagatuma badashobora gufasha barumuna babo. Navuga ko kugira nzashaka umugabo mubi atume ntarera barumuna banje. Nubwo nabireka ariko nanone nkakunda abana. Avuga se ngiye kuzapfa nabyaye ngo se baye ngombwa ko mpfa. Niho nafatiye uwo mwanzuro ndavuga nti gushaka ubwo mbivuyemo. Icyambere nta mama nezeza nta data nezeza ese ubundi ubwo bukwe buzakorwa nande. Icyakabiri rero nuko numva ntazapfa nabyaye. Deka rero ni debriye gutya. Numva nsabye Imana imbabazi ku mutima n'umugabo n'umupasteri wanje nakundaga cyane. Ndangije ndavuga uwo niwo nkifata uwo mwanzuro kuko Imana hari icyo yari yaranteganije nibwo haje papa Ganza. Hallelujah. Amina. Araza ko kanya nikanga. Nemeye umuntu wemeye ku munsi wa mbere ambwira ati will you marry me? Ntibibaho. No njya mubwaye nzabisubiramo ngiye kubisubira nanjye ni baze nicishe hirya no hino nk'abandi bakobwa. Banzunterete. Banzunterete di. Ariko icyo nashatse kubabwira nuko je nyuma yaho mbonye ko atangiye kumvugisha numva nkaho bije muri je nabwiye Imana ngo rero Mana umugabo shaka ni umugabo ugukunda n'umutima we wose utazambangamira kuko nkukunda kandi nkunda kugukorera. Icyakabiri umugabo nshaka Mana n'ukunda abantu ko muri ba bantu harimo barumuna banje atabakunze nzababara no gusenya nzasenya. Umugabo nshaka Mana n'ufite ubwenge akagira ingingo zose yaca ibumoso akazana igitanda agasanga naye naciye uburyo nazanye matera. Yaca akazana televiziyo agasana nazanye nanjye akabati ko numvaga ntakeneye umuntu uzancishamo amaso wicara avuge ngo Yesu ubundi yo ntagukura hariya waruri. Byari kugenda bitegeye nabaye mu buzima bubi. Nabaye mu buzima bubi uretse ko nagiye gushaka nariyubatse mfite ubuzima bwiza. Imana nanjye yaranteturiye yarangiriye neza mu bundi buhamye. Ariko no kuvuga ngo jewe nagambiriye yuko nshaka umuntu ushoboye gusa ufite ubwenge ukunda Imana ukunda abantu. Nyine igihe cyarageze niho tekereza ko ibyo bintu ugomba gusanga mu rugo. Ugomba gusanza umugabo ze udatunze. Ntabwo nashaka naye naravuze reka mbikubwire. Hari n'igihe hari umuntu umwambwe ati ibyo wasabye nibyo wahawe ujye witonda ntuzitotome. Nasabye ngo ninsanga umugabo afite imodoka nsanga afite akamodoka katudeplasa gusa. Ninsanga umugabo kazaba ari akazu atari inzu. Sinashakaga umugabo ufite ibipangu ufite za lava ufite ibimodoka bya V8 by'ibita. Numvaga hazaba rimwe akambwira ati cyo ntagukura hari bari kumera gute bari kuva yutese. Nkumva ibyo bintu simbishaka. Agucyure. Yes, numva ntabishaka uko najya mbyumva bibaho. Ntibibaho seme. Ubizi ko bibaho. Nagukuye wanyu meze nabishaka. I didn't want that. Utangiye kumbyimbana. Sinabishakaga ibyo bintu. Imana irangije abari byimpa. Abari byimpa duhera ku kamodoka gatama PS. Duhera mu nzu ibyumba 2 na saro. Hahandi uvuga uti yemewe tibanzu hina amaguru ntambuke. Ameza afatanye n'intebe. Hina amaguru ntambuke yemewe. Ababizi ubwo barabyumva byo mvuga. Nanze ibyo bintu bya stress ngo gira utya. Nibyo nishyizemo stress ntabwo byanguye neza. Nabwiye umugabo n'igihe barambwiye ngo uyu mujye gukora ubukwezi ntibukwiye kuzihindura. Turazihindura tuzihabazahirwe baduha intebe mbi. Baduha intebe mbi n'ameza mabi kandi umugabo nasanze afite ibintu byiza ariko kubera ko abandi banyatseho nyine bati reka bigomba
n'abandi bakobwa bagubwiraga bati hindura hindura nta kuntu waba mu ntebe z'abantu basanzwe bamenyereye umugabo wawe bigomba kuba bishya bikazana nawe ni ukuvuga rero ngo ndababwiza ukuri ngo agiye ahubwo nasaguye amafaranga menshi aho kujya njye kuyangiza ngwira ibya mirenge byo bakobwa nasaguye amafaranga menshi ndibuka nasaguye amadolari 1340 kandi uzi yuko abandi barangiza ubukwe bari muri crise bahangayikishwa no kwishyura imyenda byose ari ukubera ko mwihanitse mugashaka ubuzima burenze ubwo mwebwe mushoboye mugashaka ibirenze ubushobozi bwanyu kandi bikangirika bigasohotse rero byangiritse rero dusubira aho ngaho noneho kubyangirika washatse bya bintu kwemeza abagenzi bawe kwemeza uwo ari we wese uje kwemeza uwatashye ubukwe abagushutse babateze amatwi wabumviye yanzu murayikodesheje tayari ubwo urumva umufuka wawe urawukase ukodesheje inzu y'ibihumbi 350 nyamara uzi neza ko ubushobozi bwawe numara kuhava yayandi yo bagutwerereye ibihumbi kandi uw'inzu ashobora kubategeka amezi 3 350 kubye gatatu nangaheme miliyoni 1,50 sibyo noneho wowe mu bushobozi bwawe ntushoboye kurenza ibihumbi 100 mu busanzwe ndetse nubwo mugiye kubana ntimuzarenza ibihumbi 100 uguze rero bya nibyo bitangaza muri ya mezi 3 babasanze aho ngaho muraka muri yanze imeze neza ahubwo njyeho kugira ngo mpere ku byiza mperukiye ku bibi nubwo nahera ku bibi nkahirukira ku byiza sokorata nje nuko nabitekerezaga nimuntera amabuye nje nahera ku bibi nkahera kuri ibyo imodoka itama PS itoboka ipine udafite irindi ishiramo essence ukajya kuzaniya 2 kuri moto warangiza uyu munsi ukaba ufite ukuzuza tank yagahora iri furu ukazimukira mu nzu ahubwo nziza wayemewe gusanze muri akavuga ati yes Imana yaramuzamura ariko muribaza guhera ku byiza nkahirukira ku bibi ntabwo ari byo ntabwo mbyita bibi nimunyumve nabi ariko mu by'ukuri nawe urabizi ko wahereye ku nzu ihenze kujya uko ubona uyinjiyemo wakoze ubukwe abone ko byakomeye ari byiza cyane ariko ibazi bijya bibaho agatungurwa nitwe dutungurwa gahaguruka ujye gusura umugeni ati twarimutse regate ntabwo tukiri aha naha twagiye ukagenda ugasanga uragiye usesera yo kandi ahandi bari baraparika kwiriye ku muryango bakobwa n'abahungu byabatwara iki muharaniye gukora ubukwe buri mu bushobozi bwanyu ya mafaranga ahubwo mukayabika mukayakoramo business yabateza imbere kuki icyo kintu mutakireba ukibuka ko ejo hagutegereje niki cyatuma njya gushaka hotel ikaze yo kungaburirayo kugaburira abatumirwa nkashaka ibintu bikaze nyamara birenze ubusho nahagaze mu bushobozi bwo mfite nayo abantu herereye ndetse nkaharanira gusagura ndibuka nari yasaguye ntangira gahunda ya decoration ngura ibikoresho njya muri decoration ntangira ubwo ubuzima butangira ahubwo kuryoha yes mwabakobwa mu mugambire mutyo mugambira ibintu byatume ejo hanyu hazaza ariho heza kurenza uyu munsi aho twabasanze urabyumva noneho mwamaze kubigira rero yemi bya bintu murabitutiye reka mbyite kubitutira muraje murundaho murunze muri yanzu nziza bikwiriyemo imiryango ni myiza ni migari sasa mugiye kwimuka rero mugiye mu nzu ingana bya bihumbi 100 wavuze byo mufite inama urabyumva inzu y'ibihumbi 100 akenshi usanga umuryango waho ari umwe ni gato ntabwo ari ya ntuze yo waciyemo ntabwo ari double na saro bwaba ari nto n'ibyumba bari bito intebe mukazigonganisha imidite igafatamo za ntebe zikangirika igitanda wagitwaye mu cyumba dushimye Imana ko kidemontwa ariko nacyo uragiye byiganye nacyo mu cyumba hari nubwo kitajya mu metero 2 se cyangwa se ugasanga cyabaye ikibazo murakidemonse mu kimanitariya mugiye kugura ikindi gitanda ibyo byose televiziyo bayiteruye nabi iramenetse televiziyo oya nibe no kwiterura nabi kameneka nta accident sibyo ni nkuko nubundi waba ufite inzu nini wayiterura nabi kameneka sorry ariko noneho wishiza ahantu hadahwitse hadangana nayo mubaye nk'abakongomani noneho
nawe urabyishe imbavu ukayitereka iruhande rw'imeza ntabwo nabivuze abakongomani ishwi mu mbabarire njye sinabivuze ni Emi ubivuze ntabwo ari jye magaza okay Imana igumugisha ariko noneho ndagira ngo kantu nkabasoreze mbabwira ngo byatwara iki cyangwa kambahe inama no kugira igitekerezo n'ikindi inama ni muguri bingana n'ibyo mufite uyu munsi mu bushobozi bwanyu nayanzu yo mwumva muzabamo ya mafaranga ahubwo muyatangize wenda kubaka umusingi cyangwa kugura ikibanza cyangwa gutangira business ejo izabagura noneho nuhaguruka Imana yaguteye iteka ujye mu nzu ingana n'ibyo wifuza kugira ntubiguri bushyiremo nurangiza naho wafata bya bindi bitoya ukabisigira muri umuna wawe cyangwa mwene wanyu cyangwa ukabigurisha ariko reka mbasabe ni ukuri nimugire ubwo bwenge ubereka yuko ejo hazaza ariho heza cyane kurenza uyu munsi kugira ngo kandi ejo habe heza mwumve ko bya bindi mwagakoze uyu munsi byangiza ari byo ahubwo byo wakora mu bushobozi ufite aho gusagurira ejo kugira ngo hazabe heza Imana ibamugisha amen okay mama Ganza arakoze cyane Imana imumugisha rimwe na rimwe hari kuvuga ibintu ukabona ufite n'intimba zabyo ukabona ufite ubushobozi bwose wabitera mu bantu bikabajyamo kubera ko ubona bikwiriye kandi koko bigira umusaruro nezere ko hari uwigeze atanga igitekerezo kuri iyi ngingo hari icyo yumvishe kandi yafashisha abandi hanyuma mama Ganza reka duse n'abasoza ya message yacu twari tumazemo iminsi igaruka ku badamu cyangwa se ku bagore kubera ko ikintu utagitanze y'amafaranga umugabo yakikuguriye inshuti yawe yakikuguriye hanyuma ugifasha uko wumva so n'igipfa zagura ikindi n'icyangirika zagura ikindi rimwe na rimwe umugabo usanga ari uhangayitse yakuguriye imodoka by gift iri hariya urufasha uko ubonye ejo igonze moteri igiye mu igaraje aho ugasanga umugabo yongeye ahangayitse kubera ko imodoka ya madamu ntayihari afite ikibazo tubihuze rero nanone n'imyitegurire baravuga ngo iyo umugore asa neza kandi n'umugabo we asa nabi ariko umugore asa neza bigaragaza ishyaka ry'umugabo bagore mushigikire ishyaka ry'abagabo bacu ni mu myambarire ni gutegura bya bikoresho ni ukubirinda ni ukubifata neza ni ukubitwara ariko hari uwongera akana bata ariko akwiye no kumuha umwanya ngo mujye mwimana umwanya ngaho ye abagore nitwe twimana umwanya ngo hari ukuntu ngo mujye mwimana umwanya ngo mukiyitaho gusa ngo mwiprotokora mwita muri bya bindi byose ibyo bintu birahari ngo byarangiza ugasanga wa mugabo wiguhaye umwimye umwanya ni ya modoka yakuguriye niyo ugiye uhugiyemo niyo wibereyeho niyo nka kwa kundi wari wabivuze byose ibyo bintu birahari birahari cyane Imana iguha umugisha nibyo koko ibyo bintu birahari kandi burya ngo nta kivugwa kidahari kandi burya ngo nta kintu gusa nta hapfa gutunga urutoki kabiri gatatu mu by'ukuri nta kintu gihari hari kiba gihari bamama ababyeyi bagore iki kintu nimugifate hari abo ubushize bambwiye ngo asoma umutwe w'amagambo gusa ngo nge ngo kabisa ngo nta n'ubwo iki kiganiro ndi bugikurikire abagabo baragowe hari twe twagowe umugore ahera hejuru arambwira ati no ati nta n'ubwo ikiganiro cyawe genda bukirebe ati wihaye kuvuga ngo abagabo ngo baragowe ahubwo ari twe twagowe nta soni mama Ganza baratuzengereje ariko yagiye yandeta yaracyumva asanga ibyo navugaga ari ukuri bamama rero cyangwa abagore bashobora kuba bateye batyo birahari no kuri ibyo bintu natwe hari abo tubiziho usanga umugabo yarakuguriye imodoka ariko ya modoka ahubwo ikaba iyo kurya umunyenga n'inshuti zawe uyu munsi mwagiye Rubavu uyu munsi mwagiye Musanze kuryoshya uyu munsi mwagiye hehe ya modoka ahubwo ibaye ikiraro cyo gusenya urugo rwawe uyu munsi umugabo ya modoka yaguze ntuba wayitwaramo mama we ntuba wayitwaramo mushiki we ntabe yakubwira ati mama yarembye jya kumuzana umutware kwa muganga ibyo bintu ni ibintu bibabaza cyane uyu munsi umugabo yakuguriye imodoka ariko urasa naho n'ubundi ari ikigeragezo yishakiye ubwe atayitwaye muri garage ntuzi iyo garage iba atagiye kuhinduza amavuta muri moteri ngo mutahe
atayikoreye isuku reka da mbese byagutwara iki iyo modoka uyiguze ayikuguriye warangiza ukayishyiramo mushiki we warangiza ukayiryohanamo na nyirabo na nyoko bukwe ukamutwara niyo ari kwa muganga niba ari ugusura abandi bamama bakecuru cyangwa bagenzi be byagutwara iki mugore mwiza ntacyo byagutwara cya kintu iyo ugikoze rero uba wihesheje agaciro niba yarakuguriye ivatiri agambira kukugurira ravafo ya modoka iyo umwubahiyemo akakubwira rega nubwo ayimugurira kandi umugabo adafite imodoka kubera uburyo akunda umugore we akavuga ati no njye ntabwo numva umugore wanjye ntakifuza ibyiza nta nubwo numva bikwiriye ko umugore wanjye mwiza kuri yajya ku muhanda akagenda n'amaguru ndumva bidakwiriye ko yajya agenda na moto kandi mfite ubushobozi kandi nshoboye nawe yaba atabufite yihingamo kubera ukuntu akunda umugore nganguriza se nyimugurira ntazongere kugenda amen reka ugasanga yinzemo ubushobozi yagiye muri banka amafaranga yari afite yongeyeho utundi two muri banka akavuga ati no reka umugore wanjye ntakamucishemo amaso nanjye ngo bancishemo amaso reka umugore wanjye ntakagaragare kuri moto ese ubundi moto imukubise hasi ubu naba nduhira iki umugabo akikokora akakugurira imodoka urumva ko ayiguze ufite ubwenge uri umugore w'umunyabwenge ni ukujya ujya muri shuguri zawe cyangwa mu kazi kawe yaguhamagara ati nyiraruna nshoje akazi ukumva ibyo wari urimo byose birahagaze ati niba nawe mwaganiraga uti sore umugabo arampamagaye umutware wanjye arampamagaye rega ni umutware wawe ni umuyobozi wawe ni inshuti yawe ni umugabo wawe n'uwo kubahwa n'uw'agaciro nta wundi muntu burya icyubahiro ni icy'Imana nyuma y'Imana umubyeyi niwe ukwiye gukurikira nyuma yaho umugabo niwe ukwiye gukurikiraho nta nshuti ikwiye kukurutira umugabo nta muvandimwe ukwiye kukurutira umugabo burya sinzi muri make none se ubwo wa mudamu wumvishe uri kuvuga gutyo ubwo ntari buguterewe none uri kumuzengereza wa mudamu wavuze ati kubera ititire ngo abagabo bararushye nuko batuzengere we ititire uvuga ngo nta muvandimwe ukwiye kumurutira umugabo ubwo ibintu bibaho cyane umuntu rega burya reka tufate n'ibintu bifatika umuturanyi wawe mwiza akurutira umuvandimwe wawe utuye kure yego ubu ntabwo nagira ikibazo ngo mpamagare musaza wanjye nduri Nyamata yajya kungeraho kuntabara niba ari unyica yandangije niba ari ikinyica cyandaye ariko umutura mbaye nabi ntabara si umuryango ku wundi niwe wa mbere ukugeraho akagutabara akakujyana kwa muganga cyangwa akakurokora cya kindi cya kikumere nawe niba ari inzoka akayica niba ari iki noneho rero umugabo ni umuturanyi wawe ndetse w'imbere ahantu mu mutima ahantu uretse n'ahandi mu nzu no mu ishuka w'umuturanyi oya ni umuturanyi wawe ndani kwa ndani biragobetse ukuntu ku buryo uriya muntu nta muntu wo mbona umurusha agaciro ubundi wanasize ababyeyi ukamusanga nuko wamuhaye agaciro kurenza ababyeyi bawe niko nabyita hari akantu uvuze tuzagarukaho ngo ni umuturanyi wawe ngo wa hafi ngo no mwishuka nuwo mu rugo nuwo mwishuka nuwo mu mutima ngo mwishuka y'abaterana imigeri bana mudukurikiye mamaganza tuzabigarukaho nabyo aba baterana imigeri urumva ko ni hahandi n'ubundi baba ari inshuti kuba bakiburimo bari kumwe n'ubundi ni inshuti se si ibyo n'inka zibana mu rwuri rumwe zikomanya amahembe ntabwo bivuze ko biba byacitse baterana imigeri ariko kuko ari inshuti bari kumwe it is well ya migeri irangira mu kanya ahubwo bikaba ikirenge ku kindi ukuboko ku kundi amahoro agataha isomo rikomeyemo hano ni ukuvuga ngo cya kintu wahawe cy'agaciro ntikibuze kukubuza uwakiguhaye cyangwa abantu ntikize kurusha agaciro uwakiguhaye ntikize kubera imbarutso yo kumusuzugura no kumutesha agaciro no kubona ko ntacyo akivuze ese yakuguriye imodoka araguhamagaye ejo bundi hari umumama mushuti wanjye Imana imuhe umugisha ndamukunda nkunda ukuntu akunda umugabo we nkunda ukuntu amwubaha nkunda ukuntu amwitwararika wakubashya umugabo wawe ukamwitwararika ukareba ukuntu agukunda ugakundika yazaje akabitubwira
twarimo tuganira ibya business turagana ageze hagati ati reka maze mvugishe my love menya hagejeje kugira ngo menye uko nganira nawe n'umwanya nguha kagukoza ahantu nkunda umuntu ukunda umugore we akamwitaho, nkunda umugabo ukunda umugore akamuha agaciro, nkunda umugore noneho ukunda umugabo akamuha agaciro we arandenga. Uwo mugore Imana imuha umugisha, Jackie, Imana iguha umugisha kandi ikomeze kukubakira rukomere, ikomeze kubakire abana bawe, abazabakomokaho, inshuti zawe, abaturanyi, bakomeze bakoteho uwo muriro wo kubaha abagabo n'uburyo ukwiye kumwubaha umugabo wawe n'uburyo ukwiye kumufata, bakomeze bakwigireho. Twaricaye aravuga ati no, reka mbaze mpamagara umugabo menye hagejeje numva umwanya wo nguha, urumva ariko abanze wamenye umugabo we igihe cyari bijye kumufatira bimuhereze umwanya ari bunyemerere kuganira nawe. Urumva ko ari umugore w'umutima kandi w'umuhanga. Abandi rero abikora vice versa. Umugabo nta ahari bunyenerere arampamagara, igihe cyari buguhamagare arabananiwe akeneye gutaha, wowe bari bwo utangira gusezera mugenzi wawe, kandi ambutiyaje hanze nayo iragutegereje, ntabwo umuhanda ari uwawe, nturi perezida ngo barirukana abantu bose umuhanda uhace wenyine. Wa mugabo ni uri bumugere utahe n'ibindi byose bitagikunze. Rero kangusabe ako kantu uvuze, ubona mbere yuko tujya kumusozo, tugiye gusoza iki kiganiro, mutahe mwarakaye mutavuga rumwe, hako nimugera mu rugo hari ukuntu wavuze ngo wa muturanyi wa hafi, ese byo ntibishobora kuba impamvu yo gutuma uwo mubano ugira ikibazo mbere yuko tuzabyinjiramo twaturi kunosa? Of course. Erega hari ikintu cyo dukwiye kumenya, ibyo hanze, ibyo mwiriwemo, amagambo mwavuganye, uburyo mwabanye, nicyo kiza gutumana ya mibanire yindi mera neza. Niba wamusuzugura uryo ukamutesha agaciro, urenda kumbwa n'uwahinze ukajya kwimakiya ukamwinezeza imbere ukamwigira utya, ntacyo ari bubone, ari bubone nkaho umutera umujinya, umutera isesemi gusa. Kiretse niba uvuye hanze aho wamurakaje utyo, ukaza ukaba umugore mwiza, ukamupfukama imbere cyangwa ukamwegera ukamureba mu maso, ukambwira uti mukunzi mwiza nahemutse, I am sorry, ukabanza musaba imbabazi. Kandi nazo ntuzisabe, hari abazisaba za nyirarureshwa, akambwira ngo ariko se ngo ntacyo noneho rero ubwo mbabarira, ngo mbabarira nyine, ubwo mbabarira nyine nubwo niyo byagenze bityo nyine mbabarira. Ntabwo usabye imbabazi, ahubwo uramurakaje birenze, umwongereye umujinya mu wundi. Murebe neza mu maso, mufate senda ku rutugu, gira uko ubigenza kugira ngo wa mugabo yumve ko sorry yawe harahiturutse koko nawe yakire gukigira higi. Ako kantu uri gusorezaho karakaze aka kantu we, ariko tuzahera utaha we. Abagore beza rero, ni ukuri muri abagore beza, muri abagore b'ubwenge, murashoboye. Umugore ni umuntu wagutse Imana yahaye impano irenze iyo yahaye umugabo, niko jye nayita. Imana ifite uniqueness yagushizemo, ifite ikintu kidasanzwe yagushizemo gitandukanye n'icyo yashyize mu mugabo. Amen. Imana yaguhaye imbaraga zo kuba wakora ibintu byose kandi icyarimwe kandi bikagenda neza. Hallelujah. Mu byo yaguhaye rero harimo kubaha umugabo wawe, mugandukire. Bibiri yitubwira kuganduka mbere yuko umugabo agukunda. Urwa rukundo ruzaterwa nuko wamugandukiye. Wumva? Niko Bibiri bivuga. Ntabwo Bibiri yegeze itangira ku mugabo ngo kunda umugore wawe, mukunde nawe azakugandukira. nawe gandukira umugabo wawe nkuko itorero rigandukira Kristo. Umugabo nawe azabona kugukunda nkuko Kristo yagize ate ako kantu yakunze itorero bikagera hari gitangira. Imana baho umugisha. Shuti bakunzi ba Team TV mwe mudukurikiye muri uyu mwanya, Imana baho umugisha kandi Imana bagire neza. Nkuko mubyumvishe murumva ko iki kiganiro cyari gikenewe kirakwiriye. Mama Ganza Imana mu umugisha, ariko tunajya soreza niyo mwatwumvishe neza muzamfashe munyibutse kumwishyuza kugira ngo tutujye mu byimbitse. Reka tumusabe rero dusengere asoreshe isengesho kugira ngo ibyo yadusangizaga bashe gukomera mu mitima abadukurikiye muri uyu mwanya. Karibu. Data mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro, turakubashye kandi turaguhimbaje. Uri Imana igira uburyo bwayo ikoramo ibintu byayo. Tugushimiye iyi channel washyizeho ndetse n'izindi channel zose zo washyireho kugira ngo reshe izina rya icyubahiro, zo washyizeho kugira ngo zishobore kugira benshi zikura
mu ngeso mbi bari barimo, mu byo bafataga bakabitesha agaciro, kandi warabiremye kugira ngo bibanezeze ndetse bibafashe kugira ngo bave ku ntera imwe bagere ku yindi. Ariko Satani akaza akabiba ubwenge, bakananirwa kumenya yuko iyo ari impano wabahaye yo kugira ngo bakomeze guhesha izina ryawe icyubahiro. Ndaguhaye icyubahiro rero unyaguhora ku ngoma kubw'uwo mwuka wateye mu bantu hirya no hino, kugira ngo bagire izi channel zihugura kandi zubaka ubwami bwawe, zubaka umurimo, zubaka zikubaka ya project wishimira cyane ari rwo rugo. Umwami w'abami rero turaguciriye bugufi cyane, tukwinginga kugira ngo koko nk'uko wabiteganije umuntu ngo ave asige se na nyina, umugabo asige se na nyina, umusore asige se na nyina, umukobwa inkumi asige se na nyina, baze babane akaramata. Mwami nicyo tusaba, ibyo byose bijya bituma batabana amahoro nibyo twanze mu izina rya Yesu Kristo. Urukundo rw'utanga reka bari rwo ruba mu mugabo, ndetse mwami kuganduka kuguturukaho mwami reka bari ko kujya muri uyu mugore, nagandukira umugabo bizoroha cyane kugira ngo umugabo amukunde uko bikwiriye. Rwa rugo ruzubakika, rwa rugo ruzaba itara rimurikira andi mago yose ahabakikije nk'inshuti n'abavandimwe. Rwa rugo ruzaba urumuri rumurikira benshi, kugira ngo mwami bakomeze kubahiriza project watangije kugira ngo ibe iyo kuguhesha icyubahiro. Mwami ibyo byose bikoreshe kwihesha icyubahiro, bikorere kwiyubahisha mwami, kugira ngo buri muntu wese azamenye yuko ubu bwenge budatangwa n'amashuri, budatangwa n'abarimu, budatangwa na kaminuza, ahubwo butangwa nawe Uwiteka Mana ishobora byose. Icyubahiro n'ikuzo bibi byawe. Umugisha buri umwe wese udukurikiye, umugisha abafatanyabikorwa, umugisha buri umwe wese ufite icyo akora muri iyi gahunda, kugira ngo ubu butumwa bugere kuri mwami. Rero ubutani twongera none kuba hano, tuzongera dushima izina ryawe. Icyubahiro n'ikuzo bibi byawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.